ndabashuhuje kuri Ndanyuzwe TV. Amahoro y'Imana abe murimo. Shalom shalom. Nagira ngo basangize inkuru ntoya y'uburyo nageze i Kigali bwa mbere. Yari Kigali bwa mbere hari mu 1995. Mpagera bwa mbere nari njyenyine, nta muntu wari unyoboye. Nashakaga gukomeza nkajya ahitwa Ikibungo. Ubwo rero mpagera bwa mbere hari abantu bazi ngo umujyi tujya kuwumenyera bitaradufasha igihe. N'ubu ntiturawumenyera mu by'ukuri, ariko ngera i Kigali bwa mbere nari mpetse umwana w'imfura, mfite n'igikapu. Hari igikapu wazingaga imashini gutya ukaba ushyizemo ibintu bike, washaka gushyiramo ibintu byinshi ikazinguka. Icyo gikapu nicyo nari mfite n'umwana. Mpagera bwa mbere mu by'ukuri usibye guceceka, kera ntago nasekaga, ntago napfaga guseka uko niboneye, ariko uko ibihe bigenda bihinduka niko Yesu agenda guha guseka, akaguha ibyishimo. Ubundi Imana itaguhaye ibyishimo nta wabiba, nawe ubwawe ariko ukabigiramo uruhare. Kuko niba waravutse uri umunyamushiha, ukavukira mu wenda mu muryango bagira imishiha, cyangwa se mu gisekuru cyanyu ukamwigirira imishiha, iyo utishatsemo ibyishimo nta wundi wabiguha. Ubwo rero ngera i Kigali bwa mbere, murumva usibye kumenya gusoma ibyapa no kuguha mapu, nta telefone ntaki, no kukwandikira utwandiko turiho amatelefone, ukaba waterefona ukavugana n'umuntu kuri za piblifone. Nuko twageze i Kigali. Harabo njya numva rero ngo baje bafite amasashe ngo yanditseho Tembo, njya mbyumva nkumva biransize, kuko ngewe ibyo sinabibonye. Ntabwo ariko byari bimeze. Nge nari mfite umwana ariko mufite n'igikapu, nta kazi nagiraga, ariko numvaga kugira ubuzima muri Kigali ho narahatinyaga, nta nubwo nanahapangaga mu buzima, cyane ko nari impunzi, nari mvuye mu gihugu cy'amahanga mpungutse. Ubwo rero numvaga imibereho umuntu ariho uyu munsi ariko nta gahunda y'ejo. Ubwo hari muri 1995, ndihuta cyane. 1996 nta kazi, 1997 nza kugirirwa umugisha wo kumenyaho musaza wanjye ari w'umupasiteri witwa Ntamaka Joseph. Aho ari hose ndamushuhuje, Imana imuha amahoro n'imigisha, kuko izina ni ryo muntu. Nubwo yitwa gutyo, Ntamaka Joseph yaje kuba n'umukozi w'Imana. N'ubundi yarasanzwe ari umukozi w'Imana, ariko yari atarahabwa inshingano z'igipasiteri. Yaje kuba pasiteri nyuma, ariko yatubereye Yozefu koko. Abavandimwe banyumva, inshuti bamuzi, yatubereye Yozefu. Ubu ndi gutanga iki kiganiro nibwo ndi kumva uburyo izina ari ryo muntu. Bakunda kuvuga mu Kinyarwanda ngo izina ni ryo muntu, ariko izina ni ryo muntu koko. Yatubereye Yozefu. Yego, nubwo atari Yozefu wo kwa Yakobo, ariko ni Yozefu wo kwa Nyamwigema Pascal, ariwe papa wacu. Niba mwumvise rero hano tubaha ikaze kuri Ndanyuzwe TV official, no kuvuga ngo nge nitwa Nyiranshuti Mukandanyuzwe Yvonne. Bisobanura ngo umutanyuzwe wese aho ari muhaye ikaze, azajya yiyumve mu ikaze, kandi muzajye muza mudusuhuze na hano, muduhe n'ibiganiro, mutuganirize, tuganire, tuvuge ku bitangaza. Usibye no ngo ubuhamya ngo mu rusengero, natwe dufite ubuhamya. Hari aho twari tuvuye mu bihugu by'imahanga, nta wari uri kuduha ikaze, ariko Imana yaduhaye ikaze mu gihugu. Imana ishimwe. Hanyuma yumve ko musabiye umugisha mu izina ry'umuryango wanjye, n'izina ry'umuryango mugari, kuba byiyumvamo bakumva iryo shimwe, kuko
hari igitangaza cyabayeho nubwo wenda we atabiha uburemere nk'uko, ariko nta muntu wagiye amugana aho yari ari ngo abure kumubera umugisha. Kuko ndabyibuka ubwo nari mbabwiye 95, 96, 97, 98, 1998 nibwo nuriye indege bwa mbere nurira indege njya mu bihugu by'amahanga ahantu bita Zambia Lusaka, nshuza abazambia muri Bwanji mwauka Bwanji ziko mukwambiri mwarakoze kunyakira neza. Abazambia baranyakiriye mvayo nzi kuvugana nabo. Icyo gihe nibwo nari nuriye indege bwa mbere. Mu bundi buhamya bukurikira nzababwira uburyo nakoze urugendo ruva i Rwanda njya muri Zambia ndi muto. Nari nkiri muto, ndumva nari mfite imyaka nka 23. Nari mfite abana batatu icyo gihe. Hariho nari narabyaye muri 94, undi 97, undi mu bihumbi. Undi namubyaye mvuye Zambia Lusaka. Ndasuhuza umuntu wanjyanyeyo, sindi bubavuge mu mazina, ariko mwebwe mwatumye nanjye nkandagira mu ndege icyo gihe, mwampesheje ishema kuko ntabwo nari umuntu, mwampinduye umuntu. Sinari nzi kuvuga, menya kuvuga. Impamvu uvuga ngo namenye kuvuga, nari nzi indimi z'amahanga yaho twavukiye zitatuma hari n'umugati nabona, ariko hari ahantu nahamenye Icyongereza. Nari nzi Igifaransa ya gikeya gifatanya n'Icyongereza, bituma mbona akazi mu bantu baba expert cyangwa se ntangira gukorera abadiplomate. Bakoreye imyaka 24, kandi byantungiye abana. Ako kazi nakoze gaheshejwe n'izo ndimi zitandukanye kandi ntarazize. Murumva yuko Imana yaratugabiye, yaduhereye umugisha mu gihugu twari tugezemo tudafite kivurira, tudafite kirengera. Imana iduheramo umugisha, imfura y'iwacu, imfura yo kwa data na mama, itubera umugisha ntitwicwa n'inzara. Imana imuha amahoro n'imigisha kandi mbivanye ku mutima. Ubwo rero Kigali nibwo nahise mpagira imirimo ariko ntafite aho ntuye. Ubwo rero murumva ko nahageze ntakomeze, nta kazi, kandi nari mfite umwana w'uburiza. Uwo mwana mbera umugisha, musabiye umugisha nanjye azahahire ku moko yose, mu mahanga yose, kuko n'abarumuna be baje bamusanga babera umugisha. Nanjye yambere umugisha kuko sinigeze nicwa n'inzara ndi kumwe nawe, kandi mwumvise ko yavutse mu bihe bikomeye, ibihe by'intambara, ariko yambereye umugisha. Kandi umwana w'umunyamugisha n'imbere y'Imana, niyo umubyeyi musabiye umugisha burya n'Imana irawumuha. Musabiye umugisha imfura yanjye n'abamukurikira bose kugeza kuri Bucura. Nuko Bucura nabyaye muri 2015. Ubwo ni umwana wa 10. Abamukurikira bo ntago babayeho, ariko abo bana mbasabiye umugisha duhereye ku mfura kugeza kuri Bucura. Mbasabiye umugisha kuko nintasabira urubyaro rwanjye umugisha, n'abandi sinzabasabira umugisha. Ubwo nabaje batugana, abantu bagiye badukunda cyane cyane, bakifuza guturana natwe, kubana natwe mu nzu, mbasabiye umugisha. Abadukunze mbasabiye umugisha. Ubwo ibindi biganiro byose nabaha, n'ubundi buhamya bwose nabaha, mu by'ukuri ntabwo byanezeza nk'uko naba narabanje kubasabira umugisha. Mwe mwaje mutugana, mwaje mudusanga, mwaje mudukunda. Ndahamya yuko n'Imana yagiye iduha umugisha ku bwanyu. Imana namwe baha umugisha. Hanyuma rero Kigali tuyituramo, kuko iyi Imana ivuze ibivuze. Kigali urumva yuko nta byiringiro byo kwituramo. Nubwo ngubwo umugisha nagize wo kurira indege nkajya hanze, nari ngiye gukora nibwo bwa mbere nari ngiye gukora, kandi mpita nkorera amadolari. Murumva nishimwe rikomeye cyane. Nakoreye ayo madolari kugeza ncuze. Murumva ko nagize umugisha. Impamvu y'ubu buhamya ndakuremamwe ibyiringiro wowe uvuga ngo ntiwatura Kigali wahatura uhafite inzu cyangwa se ikibanza cyangwa se utagifite, kuko natwe twaje dukodesha, ariko mwabibonye mfite inzu ya business no stress, yitwa no stress. Ubwo nanjye abahamenyere banyita no stress.
ubwo nawe niba ushaka kuba stress ibyo birakure, ariko twe turi no stress, n'abatugana bose bagomba kuba ba no stress. Ndabashimiye nanone, murumva ko sindi bubatinze mu buhamya cyane, keretse nimwumva ubuhamya hari icyo buri kubabwira cyangwa bukabafasha, murakora subscribe, like, share na comment, hanyuma tujye dukomeza dusabane. Kandi nushaka kuduha ikiganiro kuri Ndanyuzwe TV, ni karibu mu badanyuzwe, turi abadanyuzwe, ni karibu n'ikaze, tubahaye ikaze, muzajye muza mutugane, mutuganirize. Dukunda abantu, iyo turakaye bwo turakara kuko hari uturakaje, ni ibisanzwe, ntabwo twaza kubivugira aha, nta nubwo twaza kurakarira hano rero ni no stress, namwe mutugana ntimukagire stress. Kandi mbifurije nubwo mwaba muzibona, mujye muzihindura nk'ibitariho, kuko iyi si turimo igenda iduhindagura uko ishaka. Nyangira indirimbo imfasha yo muri Wokovu, ndatekereza ari indirimbo ya 50 nyimbo za Wokovu, iravuga ngo, hari igitero kivuga ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi ingawa akijificha, sijaiona nyingine siku na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Ubutaha nzayibaririmbira yose, ariko iyo bavuze ngo ejo harahise, ejo ntihajya hagaruka, ejo hahise hatubera urwibutso, kandi bikaduteza intambwe y'ejo hazaza hadukomeza. Kandi n'ijambo ry'Imana riratubwira, iyo turi gusenga dawe uri mu ijuru, turavuga ngo Mana uduhe ibyo kurya by'uyu munsi, uduhe ibyo kurya by'uyu munsi. Iby'ejo rero ni iby'Imana, ahejo hashize haduha imbaraga zo gutanga amashimwe uyu munsi. Natwe turi gushima Imana, kandi ntago napfuye kuza gushima Imana kuri Ndanyuzwe TV. Imana yankoreye ibikomeye. Ubu ngubu hari igitangaza Imana yankoreye, nimubishaka nzabibabwira kuri iyi myaka 50 nizihiza yubire y'imyaka 50. Imana yankoreye igitangaza gikomeye cyane, yanyambuye umwambaro w'agasuzuguro numvaga kamazeho imyaka 4. Nibwo bwa mbere je nari mbonye umuntu uza akamfataho nk'ijambo akavuga uko ashatse, ariko Imana nanone yandinze abaza kumfataho ijambo banyegereye, kuko byari kunteza ibindi bibazo, kandi nta n'imbaraga mfite n'isazi. Ndabakunda cyane, shalom, ndabakunda cyane.